mbona byagucanze bimeze bite? gusa uri kubona namera neza gute? Ufite ikihe kibazo? Ibibazo byankomereye cyane buriya. None se kubera iki tutabyara umwana wa kabiri? Umwana wa kabiri? Ibyo nibyo biguhangayikishije mbona wataye umutwe. Mva mu kazi nakaza tukagira ute? Ariko nyine ngenda byibaza cyane. Ni kubera iki impamvu tutabyara umwana wa kabiri kandi nzi ko none se ubona ari njyewe utamukeneye? Sinzi ikibazo ufite muri iyi. Nta kibazo nifitiye, ameze neza. Sinzi pe. Haribwo menya tuzasubira ku bitaro. Imanza buriya wenda igeno ryacu ariko ririmo n'umwana. Ubundi hari icyo bitwaye kuba twabyara umwana umwe. None se uzabana nkeneye abaribo? Abantu ukeneye simbyitayeho, nunera inda nzayitwita nyibyara, ibyo se ni ibi. Ushatse kuvuga ko iki gihe njye natera inda? Icyo ntabwo ari cyo nshatse kuvuga. Icyo nshatse kuvuga, reba twabyaye umwana umwe ni Diana arahari. Ikindi kibazo ufite ni iki? Urangiye ntabwo mbyumva neza. Ugomba kubyumva kandi ukabyakira. Ubwo nabyumva gute? Dufite Diane arahari. None se urabona nkeneye umwana umwe koko? Njye se nanze kubyara abandi bana. Ibyo uri gukora umenye ko atari byo koko. Ntabwo ndi murona po. Cokoza nutabitekerezaho ngo ubitekereze neza urebe igisubizo kiravamo. Igisubizo kiravamo si iki? Wenda kubwira ko dufite Diane. Namubyariye hano iwawe urabizi. None njye nawe turashwana dupfi. Uratuma dushwana pe. Nidushaka dushwana. Urebe uko bibona ko dufite Diane. Ntabwo nanze gutwitinda umwana ngo mubyare. Ikindi kibazo kiri. Nunera inda nzayitwita amezi 9 nyibyara. Ubitekerezeho njye nibyo nkubwiye sibyo? Ntabyo ndi gutekereza. Kandi ugendagiye nta kindi nizere ko uraza kumbwira byaciyemo. Mbabarira. Kandi noneho ndabigenza gute koko? Diane akeneye umwana. Kandi muganga yambwiye ko kongera kubyara bitazapfa gushoboka. Se ndabigenza. Ngomba kujya gushaka umuti. Nkongera nkagerageza nkareba ko ari cyo byaba. Meza uterahuye. Ndabona komeye. Amakuru y'iminsi meza. Mbega ntabwo naherukaga kukubona mwa. Wari warabuze nawe. Ego, ibyanjye rero sha imbwa zabigwaniye. Yayenze bite? Umugabo amereye nabi. Ngo kubera iki? Ngakeneye umwana wa kabiri. Nuko bimeze ari kumbwira ngo tubyare ngo undi mwana kandi urabizi ikibazo nifite. None ubwo murabigenza mute? Simbizi ukuntu ndi bubigenza. Wabarangira umuganga se ko bavura akagerageza kongera akagerageza. Atari babandi barya amafaranga y'abantu gusa se muganga ndamuzi n'umukecuru ajya avura abantu benshi afite imiti ya gakondo. Ngaho se shambwira vuba ndabona n'ikirere cyakubye imvura iguye mbwira ukuntu nabigenza no kuri tukabona uwo mukecuru. Hari umukecuru rero witwa Mukamana. Atuye hariya mu Gashangiro. Ndamukugezaho ndagutugira agatoki urahita uhabona ubundi ujeyo. Aje atunganyiriza abantu ibibazo byabo akabavura. Ndababaye ahubwo tugende unongereho agatoki ndebe ko ikibazo cyanjye cyakemuka. Uzi ukuntu mbabaye? Ni ukuri tufasha muri Bayangiye kujya gusura mukecuru. Oya nawe iburetse kugenda wenda reka imvura imanzi yishe. Reka njye gusura mukecuru nuko. None se uragenda muri iyi mvura? Rega bambembye nanjye none ureba none naguze n'imyambaro. Ndi kubona ukeye byo. Agapira nambaye. Umeze neza pe none si kareke uragiye si koko reka mubwire. Uretse ubwira akantu keza. Reka nze ngusigira amafaranga nawe uje kunywa akantu. Bambembye rero amafaranga. Mwana ko ndi kubona ushushe kareke. Akira amafaranga nawe uje yewe none si kareke none si umukecuru wawe uramuha iki kutangiye kuyacamo kabiri kandi warambwiye mencerega bamaye amafaranga mabuja yamembye amafaranga akira urayamuha amafaranga ngenda yafite naye mukecuru uyahe mukecuru ese wewe ubwo sharinda gusiga gutyo ko nta kibazo pe ntabwo nagusiga oya nta kibazo uyahe mukecuru akira aya ngaya nayawe dore mfite n'agandi agagose aragama ari wowe yamaye kanyafate ni menshi cyane yewe ndabona ushushe ntabwo wayama agase wagama nesi kareke ubwo uzagaruka ryari ahubwo reka njye gusura mukecuru hanyuma ningaruka nakubwira nesi uzagaruka ryari nagaruka nyuma y'icyumweru cyose nesi icyumweru cyose uri kubona koko uzaba utari mu rugo bikagenda nawe icyumweru ni cyinshi gusa uri kubona icyumweru atari cyinshi ahubwo kanihute ndasanga ayagiye oya ntago aragenda nawe karekezi ngwino be wicaye tube turi oya kanyende ntawe sherisi ubizi ko ngukunda ntago ndatinda nta kibazo noneho ngaho ugenda sawa urakoze
Ni uri kungwanga bene aka kageni. Ari ni wewe se? Nijewe nyine. Ikintu kingana nkaho ubu iyo mbafite nk'imbunda kibamise nkurasa. Ariko uziko maze iminsi 5 uri kugushaka. Maze iminsi 5 uri kunshaka si wamburize. Uziko kakanyirukanye mu rugo ngo nsigenda arara hanze. Yakwirukaniye iki? Yakumvisha uri kuvugana na wa muntu uri byane byo kwisha. Je? Urani Karekezi ndi kureba cyangwa ndarota? Yewe ko yambaye neza mbeki. Yewe Karekezi, ni wowe ndimo ndarebara cyangwa ndarota? Ni njyewe mukecuru. Ego waje. Ego ko ni njyewe Uvuye da. mu kazi si yewe mwana. Vuye mu kazi rwose. Ntaho. Aho neza. Uvuye mwana we namahoro. Barakomera. Amakuru. Ariko rero Wezana nkwakira mwana wa. Dore budore usanze nari ngiye guteka utuboga ngiye kuvanga n'uturayi. Ena ngwino wicare. Wowe nsigaye nambara neza mukecuru wawe. Neza umujyi gumaze kugusukura rero. Yaraguhe. Yampaye amafaranga menshi. Icara hano icara ku ishitingi dore urabizi. Yampaye amafaranga menshi. Uraba ntacugurandura. Icara umpa amakuru yo mu mujyi. Nicare rwose. Mu mujyi muraho murakomeye. Ariko rero je ntabanga ngiraga. Yampaye amafaranga menshi. Mukecuru ntabanga ngiraga. Reka mwereka amafaranga. Yeba amafaranga bame. Bamaye amafaranga ukuye mu mujyi. Bamaye amafaranga. Cyangwa wa uribaga wacu ntawibaga. Bagampembye. Mana we kari menshi kandebe. Kande. Ariko ukaka nawe. Ayo amafaranga ni menshi yewe mwana wanje. Agagose ni menshi do. Yose yabaguhe. Wagabonye. Wagabonye. Kande kuri kwanga ko nkora humura ntabwo urabutibaga ariko yewe mwana urabe warayakoreye akiraga ngaga nawe ndagaguhaye ayayo nawe ndagaguhaye aya yose yewe ntabwo mbaga igisambo umva rero kaka nubwo uri kuvuga ngo amafaranga ni menshi hari igihe mabuja yamperezaga n'ibihumbi 5 ngo ninje kugura umuceri nkagura ikiro kimwe andi nkayabika nuko sakabari cyo murya cyonyine none mwabura kumenya ubwenge buragiye gushaka amafaranga uturera umpaye mwana wanje ngo ndaja kuduhaha ndagura uturayi n'umuceri ntuzongere kujya ibyatsi oya otuboga turaryoha ntuzongere kujya ibyatsi oya nzaje ndagura umuceri uragura za zindi za kizungu ariko ndaja kuguraho n'akanyamagana wanje dore ntungaheruka wenda tsomutuzi twakunda ndaja kugura akanyamatso mutuzi twako we naringa nugamara zaguhaga nugamara ngere mwenaga mani ngumugisha nukuri ariko zitonda kumara icyumweru turi kujya neza Mwiriweho raho neza ye mubyeyi amakuru kuzindutse bari bandangiye ngo hano hari umuntu uvura ibintu bya kinyarwanda nyine kanze nkuzanira agatebe wicaye none se umva gato uwo muntu uramuzi yicaraho gatoya reka nze nkurebereye we mwana nkuzanira agatebe wicaye akicara kanicara aho mbwireye mubyeyi ngo ufite ikihe kibazo hati nyine hari umuntu wambwiye uvura indwara nyinshi ambwira ko nyine uvura n'abantu babuze urubyaro icyo nicyo kibazo ufite nicyo kibazo mfite nyine urabona kera cyane nyine agakobwa gato nigeze kubyara nk'umwana w'umukobwa yego nuko nyine birangirira aho nta wundi mwana nongeye kandi kana wigeze ubyara nta kindi kibazo cyaba cyaraje mu nda yawe si hari wabuze nyine muganga yigeze kumbwira ko nyine kubyara ngo bizagorana ubwo ubyara ako kamwe konyine nta burwayi bundi wigeze ugira nta bundi burwayi nigeze ngira nakuvura
umukecuru rero nuko nyine bimeze muri make. umva rero kukuvura ndakuvura kandi umuti ndawuha ndagusaba amafaranga none urishura amafaranga 1,100 ibihumbi 100 nta kibazo na gitoya kirimo nayaguha ariko ikibazo mfite nyine kigakemuka. ndakwitaho kuko mfite umuti hariya mu nzu ndabanza nguhe umuti wo koza mu nda ndakwitaho yewe mubyeyi icyo kibazo gihangayikishije abantu benshi uba usanga ababyeyi bahagorewe n'abagabo ugasanga abagabo bari kwitotomba ngo abagore babo ntibari kubyara ariko mu by'ukuri iyo bageze yewe ikibazo nifitiye nakubwiye ko nabyaye umwana wa mbere ariko nyine umugabo wanjye nyine hari ukuntu nyine tuba tutabanye neza hari ibintu byinshi nyine nawe urabizi wabayeho umugore ufite umugabo hari ibintu nyine umugore aba atagomba kubwira umugabo ubwo rero nshaka kugerageza cyane wenda nkareba ko twabyarana akana kamwe. nta kibazo ibyo ndabigukorera rwose ntugire ikibazo ni ukuri urabunkoreye ntugire ikibazo ndabigukorera none ahubwo ayo mafaranga nayabona gute ikibazo si amafaranga nafata n'umwanya nkayakuzanira kubera ko uramutse umpaye amafaranga umuti uba uri hariya mu nzu najya kuzana nkawuguha ukagenda ukawukoresha nkakubwira n'uburyo urawukoreshamo. nta kibazo amafaranga ndayaguha ariko unyemurire ngaho rero yazane maze nkurebere umuti nkuguhe. ikibazo si amafaranga rwose ndayafite yazane rwose yazane nje kukurebera umuti nkwiteho. amafaranga ndayafite ntabwo bingana n'ibibazo nyine mfite ibibazo mfite nibyo byinshi cyane kurusha amafaranga uri kunsaba ndayaguha rwose nushaka umbwire ndenzeho nshireho n'ayandi ariko amafaranga yo rwose arahari nta kibazo upfa kunyemurira ikibazo kigakemuka. reka nze nkurebere umuti rero reba neza nze nkurebere umuti wowe Diane ko nari ndimo nshaka mama wawe arahari ko nari ndimo kumushaka cyane cyaba yagiye hafi cyangwa wanamumpamagarira wenda niba uzi ko ari hafi mushakira iki oya ntabwo wabimenya nyine ntabwo nabimenya ntawe uhari rero umukobwa wangana gutya rumiye kabisa ukuntu uri mwiza se ewe we nawe ni ubw'akazi cyane nyine mama wawe namushakaga cyane pe mama ntawe uhari nta nubwo araza vuba ahari uzi mama wawe naza umubwiye ko umuntu witwa ari yari arimo amushaka kandi Ni ubuhoro se? ni ubuhoro nyine ni ibintu bijyanye n'akazi ntabwo wabimenya sibyo umubwire ko ndi kumushaka kandi cyane cyane ndaza kumubwira sawa rero turi kumwe ikihungu ko kireba nk'igihehesi ndi mwiza gusa kirarebye kibona niyo magambo kigomba kumbwira aya masaha Kecuru koko ngana kuranzabyara mwana we aruha rwose natasha utasha aka kanya ugiye hesi kandi wowe mwana we ntiwavuze ko tuzamarana ibyumweru 2 none aka kanya uragiye icyumweru kirarangiye kimwe none icya kabiri cari cyashira reka nje mu kazi none se suzi ko mani mu kazi mwana nyirimo we wa mwana we ko narinzi ko turamarana ibyumweru 2 uraho uri kumbanisha koko none icyumweru kimwe ubaye ikinindi gushaka amafaranga aho wayashakiye si mwana we ntuzakomeza ukayashaka waba urambanisha ahangaha kubona mba nzagaruka nyine kugusura noneho nzanye amafaranga gasumba gari oya mafaranga nta kibazo ariko rwose mara ibyumweru 2 nkuko wabimbwiye reka ngende yewe mwana we winsiga ahangaha reka ngende ukumva nzagaruka kugusura bidatinze oya shawe ubu ngare uzagenda ejo wenda sibyo ngo reka nje gusura uri kwihutishwa mushuti wanje ni harahijya ndaza kugaruka uragaruka ngaho ugenda umusuru ubanguka ariko dore ngiye guteka ibya nimugoroba ko nagiye kureba wa mukecuru wa wundi wandangiye cyagiye
yarambwiye ngo areba uzi ukuntu yari kwiyemera ngo aravura bya hatari. Umuti yampaye nawe ukoresheje niba bizemera niba bitazemera simbizi ariko naramwishyuye. bizemera shauri yarebaho no nyine se agiye kuvura bwa mbere ko n'abandi yabavuye bitemera. Naramwishyuye nyine arambwira ngo aramvuye ariko nyine hese imyaka yose bishize. Bizemera nawe ndategereje ngo ndebe namuha amafaranga arambwira ngo nzanasubireyo n'ubu. Imiti wayinyweye neza? Nayinyweye neza nayifatiye ku gihe yose naranayimaye. ese mama uriya muhungu waje kureba ejo ngo yitwa ari ko yari ari kugushaka cyane yari agushakira iki? Ngo yitwa nde? ari umuntu witwa ari ejo yaje hano. yaje kukureba ko mbona mvuze ari se mama oya nta kibazo